Yesu ashimwe bavandimwe muri Kristo Yesu, ndabaramutsa mwese. Ni Pr.JOHN mubona imbere ya kamera ya FMI TV. Nejejwe no kubana namwe nanone kuri uyu munsi. Ndizera ko Uwiteka barinze kandi mwabaye amahoro. Nshimiye ubu nanone ngiriwe n'icyizere ngiriwe n'ubuyobozi bwa FMI TV kugira ngo nshobore kubagezaho ubutumwa bwiza. Mbere yuko nkomeza ndagira ngo kandi nongere mbashishikarize gusubscribinga kuri iyi channel ndetse ushishikarize n'inshuti yawe umuvandimwe wawe kugira ngo nawe asubscribinga ashobore kujya abona notification, ashobore kujya abona buri video dushyizeho kuri iyi channel. Muhawe ikaze rero, ndagira ngo muri aka kanya mbere yuko dusenga mubwire ngo uri uw'agaciro kenshi. Presence yawe, kuhaba kwawe, kuboneka kwawe, kugira ngo ukurikire, ukore comment, tubiha agaciro gakomeye cyane. Kuko turi hano kugira ngo tugusavinge, nicyo tubereyeho, twahamagariwe gusavinga communities, gusavinga abantu b'Imana. Muri generation yacu natwe duhawe umugisha guhamagarwa, gutoranywa n'Imana kugira ngo dushobore gusavinga abantu b'Imana. Tubabwira ijambo ry'Imana, tubagezaho ijambo ry'ihumure kandi ribayobora uburyo bakwiriye kubaho. Uwiteka Nyiringabo ahabwe icyubahiro kubw'ibyo. Uyu munsi mbazaniye ubutumwa bwiza cyangwa se umutwe w'ubutumwa ngiye kubwiriza kuri uyu munsi, bavuga ngo witinya ibiguteye ubwoba n'iby'igihe gito. Witinya ibyo biguteye ubwoba n'iby'igihe gito, nibwo butumwa mwuzaniye. Nje kugusubizamo imbaraga, wowe uca ahantu hakomeye, wowe uca mu buzima bugoye, wowe ubona results zitandukanye na expectations zawe. Nzi ko Uwiteka Imana Nyiringabo ari buvugane nawe. Reka dusenge. Uwiteka Imana yacu, se umwami wacu Yesu Kristo, izina ryawe ryera nirishimwe kandi rihimbazwe. Ngushimiye ubuntu n'imbabazi tugiriwe uyu munsi kujya kuvugana n'abantu bawe bitirirwa izina ryawe. Abantu bawe bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda aho bari, ndasenga kugira ngo aya magambo ushyize ku mutima wanjye kandi unumanye umwuka wawe, ayo magambo azane gukira, guhembuka, gusubira bushya mu buzima bwabo mu izina risumba amazina yose ry'umwami Yesu. Ni wowe uzi imiterere, ni wowe uzi imibereho, ni wowe uzi ubuzima bw'abantu bawe barimo kunyuramo. Ndasenze kugira ngo ijambo ryawe rigere ku mitima yabo kandi ribazane igisubizo, babone icyerekezo n'uburyo bakwiriye guhagarara mu gihe cyabo. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Inshuti bavandimwe, uyu munsi ubutumwa mbazaniye ni ubutumwa buvuga ku kutagira ubwoba. Witinya ibyo byose biguteye ubwoba n'iby'igihe gito. Birahari yego, ariko n'iby'igihe gito. Turahera cyangwa ishingiro ry'ubutumwa bwanjye uyu munsi mbazaniye turabisanga mu gitabo cya Yohana ibice 16 umurongo wa 33. N'amagambo yavuzwe n'umwami wacu Yesu asubiza abigishwa be. Abigishwa be yaramaze kubasobanurira uko ibihe bigiye gusimburana cyangwa uko bigiye gukurikirana, avuga uko bizagenda namara kubakurwamo. Namara kubakurwamo cyangwa se namara gusubira kwa Data, ni ibiki bizakurikiraho. Mbere yuko ababwira ibyo gusubira kwa Data yari abamaze kubasezeranya umwuka wera, ariko kandi yaramaze no kubasobanurira ko agiye gufatwa akashyirwa mu maboko y'abanyabyaha, amaze kugambanirwa, akicwa, ariko abizeza ko azazuka. Ababwira ko atazabasiga bonyine, azabaho umwuka wera, azabohereza umwuka wera. Umwuka wera rero niwe wajyaga kubafasha mu gihe azaba adahari. Umurongo wa 10 ibice 16 umurongo wa 33 aravuga aya magambo ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Aya magambo ya Yesu ni amagambo yo guhumuriza, ni amagambo y'umuyobozi wari uhagaze imbere yabo igihe kinini kandi yaramaze kubereka ko ari we mucunguzi, ari we Mesiya wari watumwe. Ariko amaze kubabwira ibyo gutangwa mu maboko y'abanyabyaha, bagize ubwoba baraniheba. Abaha icyizere aravuga ati nimuhumure nanesheje isi. Iri jambo turaza kugenda turigarukaho uko Yesu ahumuriza abigishwa be. Yanesheje isi kandi kunesha kwe gukwiye kubahesha amahoro, bakamenya ngo iyi mibabaro bahura nayo muri iyi si, iyi mibabaro duhura nayo mu buzima bwa none, Yesu Kristo ko yayinesheje azatuneshereza kandi aduha intsinzi umunsi ku wundi.
ndagira ngo muri ubu buzima tubaho muri iyi si duhura n'ibihinyuza byinshi cyane. Ibi bihinyuza hari igihe iyo birambye bizana iterabwoba mu buzima bw'abantu. Iri terabwoba rikazana gushidikanya Imana, kuko iyo ubaye mu bihinyuza birambye ugera ahantu umutima wawe ukiheba, ukabona nawe ufashana n'ubutabazi buri hafi yawe. Ariko nkubwira ijambo rimwe, nuko Imana ibigerageza imitima yacu kugira ngo irebe uko dushobora kwifata n'uko dushobora guhagarara. Ikibabaje nuko abantu bamwe muri ibyo biteye ubwoba birarenga bakagira agahinda, icuraburindi rigacura imitima yabo. Bamwe bagatekereza kwiyahura, abandi bakajya mu biyobyabwenge, abandi bakaba ubuzima budafite ibyiringiro, bagatangira kwigirira nabi. Ariko humure, nk'uko ibyanditswe bitubwiye ngo Yesu yanesheje isi. Ibyo byakunaniye udafite uko wabikontorora, hari ubibasha, kandi niwe ukuntumyeho uyu munsi wa none ngo mubwire ngo humura, ibyo utinya, ibyo biguteye ubwoba birahari, ariko n'iby'akanya gatoya. Reka turebe mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 n'uwa 7. Turebe icyo Paul intumwa yavuze. Nimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. Uyu Paul intumwa arimo arajya inama mu byo muhura nabyo mu buzima bwanyu bwose. Arandikira abi Filipi arababwira ngo nimwongere kugira icyo mwiganyira, mumenyeshe Imana ibibababaza, ibibagoye, ibyo mwifuza, ibyo byose bigoye imitima yanyu. Mufite ubwoba bw'ejo hazaza, ufite ubwoba bw'ibiriho uyu munsi wa none, ufite ubwoba bw'ubuzima bwawe, urabona utafite icyerekezo, ariko arakubwira ngo bimenyeshe Imana, ubisabire, ubyingingire. Hejuru ya byose ngo ushime, ushime. Numara gusaba, numara kwingingira, utangire ushimira Imana ko ibiguhaye. Hari Imana itanga amahoro arenza y'umuntu yamenya. Ayo mahoro azategekera mitima yacu. Ayo mahoro niyo Yesu ashaka ko tugira. Mwibuke muri Yohana 16:3 aravuga ngo nimugire amahoro. Na hano Paul arongeye ngo Imana itanga amahoro arenza y'umuntu ashobora kumenya, azategekera mitima yanyu. Aya mahoro aragira ngo ategeke mitima wa. Zimwe mu mbuto z'umwuka 9 nkuko tubisoma mu gitabo cy'Abagalati ibice 5 uhereye ku murongo wa 22 na 2 na 3 kumanuka, aravuga kuri izo mbuto z'umwuka. Izi mbuto z'umwuka aravugamo n'amahoro. Iyo wabuze amahoro, ibikugose byakubujije amahoro, ubwo uba winjiye ahantu ho gukora ibitari byo. Paul aravuga ngo rero Imana y'amahoro arenza y'umuntu yamenya izayabaha kandi ategekere imitima yanyu. Ayo mahoro azaba mu bugingo bwanyu, ategeke, ahebuje ayo umuntu ashobora kumenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo twibwira byose. Hari ibyo uba wibwira ariko bihabanye no gushaka kw'Imana. Hari ibyo wibwira iyo ugeze mu bikomeye ukumva ubwoba, ukamva utazi yujya niyufa, ukicuza n'icyatumye ufata icyemezo cyo gukurikira umwami w'abami Yesu. Ariko kamubwire nta mpamvu yo kugeraho wicuza, kuko Kristo aravuga ngo isi irimo imibabaro myinshi. Araguhumuriza akubwira ngo iyo mibabaro yarayinesheje, yanesheje iy'isi n'ubucakura bwayo, n'ubugome bwayo, n'ishyari ryayo, n'ubutiriganya bwayo bwose. Numwiringira ukamushyiraho umutima, azaguha icyo umutima wawe wifuza. Hari nka 3 nifuza ko twibandaho cyane, cyangwa se ingingo 3 muri ubu butumwa bw'uyu munsi. Icya mbere, menya yuko Imana ikwitayeho. Someone cares. Believe in him. Menya ko Uwiteka kwitayeho, Imana yawe ikwitayeho kuruta uko umuntu akwitaho, kuruta uko umuntu yagutekerezaho. Ikwitayeho wowe n'umuryango wawe, ikwitayeho wowe n'abawe, ikwitayeho birenze ibyo ushobora kumenya n'ibyo washobora gusobanukirwa. Ikwitayeho. Icyo ni icya mbere. Muri iki cyanditswe dusanga mu gitabo nanone
cya Zaburi ya 34 umurongo wa 4 n'uwa 5 n'uwa 8. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye. Uyu mugabo witwa Dawidi yashatse Uwiteka ngo amumare ubwoba bwose yari afite. Turi busome uwo murongo kugira ngo twumve niba ibi bijyanye biri mu context yawe mu bibazo uri munyuramo. Umurongo wa 5 haragira hati, duhere kuri 4. Nashatse, ubwo birahera kuri 5, nashatse Uwiteka aransubiza, anyiza ubwoba nari mfite. Anyiza ubwoba nari mfite bwose. Ntago yamukije bumwe. Dore umuti n'igisubizo no gushaka Imana. Niba twitayeho, niba dukunda, niba dusaba kuyizera, tuyishake idukize ubwoba bwose twari dufite. Sinzi aho uri munyura, sinzi ibigeragezo uhura nabyo, ariko ndaguhamagara uyu munsi gushaka Uwiteka iragukiza ubwoba. Imana yagukiza ubwoba bwose wari ufite. Uyu mwami nawe yagize ubwoba mu gihe kimwe. Yari yaratoranyijwe, yari yarasizwe, yarasukwaho amavuta, yari afite amasezerano, yari azi yajya, kandi ijisho ry'Uwiteka ryahoraga kuri we kuko yari umwami w'abantu b'Imana, yari umutware w'abantu b'Imana. Ariko nawe yahuye n'ibibazo bimutera ubwoba, ba threatened. Izi threats z'umwanzi, ibiteye ubwoba by'umwanzi bimutera ubwoba, asanga n'ahandi yahungira. Asanga yahungira ku Uwiteka. Amuhungiyeho yamukijije ubwoba bwose yari afite. Hari ubwoba ufite? N'ubwoba bw'ejo hazaza, n'ubwoba bwa school fees z'abana, n'ubwoba bw'icumbi, n'ubwoba bwa threats ufite mu kazi kawe, n'ubwoba bw'indwara, n'ubwoba bwa projects ufite nini zabuze finance. Kamubwire ngo shaka Uwiteka arakumara ubwoba bwose wari ufite. Hari abanzi baguhagurukiye bakurusha amaboko. Hari urubanza ufite rwananiranyeho bavirwa n'umucyo. Mu maso habo nihagira ipfunwe ukundi. Uyu munyamabara yaratatse, Uwiteka aramwumva, amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Barebye kuri nde? Ni ku mwami w'abami Yesu. Barebye kuri Kristo Yesu bavirwa n'umucyo kuko niwe mucyo w'isi. Shaka umwami Yesu arakuvira kubera umucyo, akumurikira umwijima wagenderagamo, umwijima wari wicayemo. Niwabonaga icyerekezo, wasengaga, wagerageje, wagishije inama ariko urabona nta gisubizo. Shaka Uwiteka, shaka umwami w'abami Yesu, shaka amaso he arakumurikira. Namara kumurikira, hey, mu maso hawe ntihazongera kugira ipfunwe ukundi. Hari igihe ugenda ufite mu maso hari ipfunwe, ufite ipfunwe ry'abantu bakuzi, ibyo bakuziho, ibyo wiyiziho, ugenda ubebera, wububa. Kamubwire ngo shaka Yesu aragukiza ipfunwe ufite ku maso. Ushobora kuba ufite imyenda ikomeye cyane ku buzima bwawe, uribaza ukuntu uzayivamo, ntufite n'icyo wagurisha kugira ngo wishyire iyo myenda. Ndaguhumuriza, ndakumara ubwoba nkubwira ngo Imana ikwitayeho, igufite ku mutima, iragutekerezaho, kandi umugambi wayo nuko izarangiza buri kibazo cyose kiri imbere yawe. Niba warayimenye ukayifatanya hakaramata, izahindura amateka yawe. Dawidi umwami aratubera urugero. Ni umwe mu bagabo bari bafite icyubahiro mu gihe cye, yari umunyacyubahiro. Ubusesenguzi bwa Bibiliya butwereka ko iki gice cya 34 kiri muri bimwe mu bice Dawidi, amwe mu magambo Dawidi yavuze ni muri Zaburi. Dawidi yavuze igihe yaterwaga, yahigwaga n'umwami witwaga Sawuli. Icyo gihe yari atarayima ingoma Dawidi, yari akiri mu gihe cye cyo gutegurwa, yari akiri mu gihe cye cyo gucongwa no gutunganirizwa kuzaba umutware w'abantu b'Imana. Yacishijwe muri ako gahe gakomeye cyane. Birashoboka ko nawe ucishwa mu gahe gakomeye, ariko umwanzi ashobora kuba kurwanya areba icyo Imana yashyize mu buzima bwawe n'icyo ugiye kubacyo. Thus don't lose hope. Wicike intege, wishyiramo ibyiringiro. Umwanzi ashobora kuba areba aho uca, akagutera ubwoba, akagushyiraho threats nyinshi cyane kugira ngo kunanize iryo yereko ufite, izo nzozi ufite, izo ndoto ufite, zikaba zizagira umumaro benshi, zikaba zizubaka benshi, ubuhamya bwawe bukazahindura benshi. Komeza ushake Uwiteka kumara ubwoba bwose wari ufite. Umushake arakuvira, agukiza ipfunwe ufite. Nibyo ushobora kugira ipfunwe uyu munsi, ariko niwe wenyine uzakumara ipfunwe. Bibiliya ivuga ngo umunyamabara yaratatse, Uwiteka aramwumva, amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Ntabwo azasiga ibyago n'amakuba mu buzima bwawe bikomeza kwishyira hejuru mu buzima bwawe. Reka niho utangire ku yindi ngingo ya kabiri. Nari nababwiye ko ndivuge ku ngingo 3. Ingingo ya kabiri ni ukuvuga ngo izere cyangwa upfe. Izere cyangwa upfe. Ubuzima bwawe bwegurira Uwiteka.
muri ubu butumwa ko bw'ibikubabaza n'ibigutera ubwoba bikugose, nakubwiye ko bitazaramba, ntabwo bizahora iteka ryose. Ariko icyo hamagarirwa gukora muri ako gahe kagerageza k'ibigeragezo ni ukwizera Imana. Believe or die. Izera Imana umutima wose, wegurira isumba byose, nayo izakubera igisubizo, ntabwo izagusiga uko wari umeze. Nuyizera ikabona nta bindi bintu bibangikanya nabyo, ikabona nta bindi bintu ushize imbere, nta muntu wundi utekereje hejuru yayo, izakuba hafi, izaca inzira mu buryo bwayo n'imikorere yayo n'inzira zayo. Yakoresha umuntu, ariko iragira ngo tuyizere, tuyizere mu izina ry'Umwami Yesu. Ndeka dusome iki cyanditswe dusanga mu gitabo, turasoma Yesaya 41 umurongo wa 10. Yesaya 41 umurongo wa 10. Reka dusome uwo murongo twumve icyo Umwuka w'Imana ashaka ko tumenya uyu munsi. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzagukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Haleluya. Izakuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo, irakubwira ngo witinya, wikuka umutima, wikwiheba, komeza yizere uyiringire, izagutabara, ikuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo, iri kumwe nawe kugutabara. Yegurire byose, yegurire urugo rwawe, yegurire abana bawe, yegurire izo situations zikomeye uri munyuramo. Niba hari uwagushinaniye, hari akantu nabonye kuri platform y'umuntu kuri Facebook, avuga, yavuze ijambo rivuga ngo Mana mu ubwenge bwo kubana n'izi ncakura waremye. Iyo ni imivugire y'umuntu w'isi, buriya yara ari kumwe agoswe n'abantu b'incakura, bivuze ko agoswe n'abantu batari beza, ariko arasaba Imana ubwenge. Ubundi iyo mivugire ntabwo umuntu yarakwiye kuba yayikoresha, ariko yabuze irindi jambo yakoresha, asanga yakoresha iryo jambo ngo Imana mu ubwenge bwo kubana n'incakura Imana yaremye. Ariko Imana ntabwo yaremye incakura, yaremye abantu bazima, ahubwo bahisemo kumvira no kuyoboka ayandi majwi n'ubundi bwenge bw'abadayimoni, nuko babana n'abandi batababaniye neza, ahubwo bababera ibisitaza. None rero kamubwire, iringira Uwiteka niwe uvugana nawe uyu mwanya, kandi akuntumyeho arambwira ngo nkubwire ngo witinya ibyo uri munyuramo uyu munsi wa none. Saba Imana iguha imbaraga z'umutima, ikomeze ukwambike ubuntu bwayo no kunesha kwayo kuri kumwe nawe. Icyanyuma nsoze ni ingingo ya nyuma, nanirwa ukomeza, fail forward, nanirwa ukomeza urugendo watangiye. Buri muntu wese ubona ukugose ukomeye, abo ubona bari hafi na kure yawe bananiweho, nta muntu n'umwe wigeze ugera kuri success ageze hatarananiwe rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu cyangwa gatanu. Inshuro nyinshi abo tubona bari imbere yacu twifuza bananiwe kenshi, bananiwe kenshi ariko ntibabivaho, bananiwe kenshi ariko ntibacogora, bananiwe kenshi ariko ntibarambirwa, bakomeza inzuzi barose. Dufite ingero nyinshi muri Bibiliya z'abantu bahuye n'ibigeragezo byinshi. Twafata Yakobo, twafata sekuru wa Yakobo witwa Abraham. Hari ibyananiranye, hari failures, yarananiwe nk'uko nawe unanirwa, ananirwa gutegereza, arirwanirira, ariko ntiyava ku Mana, akomeza kwitegereza, asanga biri ngombwa kongera kwigarukira no kwihanira, kuko yamusezeranyije ntiyigeze mubeshye. Yakobo nuko yakomeje kureba Imana yihanga amaso. N'abandi benshi batubanjirije, n'abandi benshi b'igihe cyacu bananiwe kenshi ariko ntibacogora. So ndagusubiza imbaraga ngira ngo fail forward nimwe mu ngingo igize ubutumwa, ariyo ngingo ya gatatu. Nanirwa ukomeza, so wenyine unaniwe, wikwicira hite kuvuga uti birananiye, ndabiretse, mbivuyeho, subiye mu isi, ndihebye, nanze Imana, mvuye mu rusengero, na inzu y'Imana n'abantu b'Imana n'abanze. Wibanga, izera Imana iri kumwe nawe kandi izagutsindishiriza, izagushoboza mu bikomeye. Imana ibagire neza, kandi ndagira ngo nsoze mbabwira, Uwiteka Imana yawe yatangiranye nawe uru rugendo, ntabwo izakureka wenyine, nizagusiga, izakurinda kandi izakugeza ku cyo yavuze.
ntabwo izagusiga mu nzira idashoje icyo yatangiye, irashoboye kandi nta kinanira. Reka ngusengere. Uwiteka Imana Nyiringabo, we nyiribihe, izina ryawe nirishimwe kandi rihimbazwe. Ngushimiye abantu bawe waremye, ngushimiye abantu bawe bakurikiye ubutumwa bwiza muri izi ngingo eshatu uko uvuganye nabo mwami. Uri Imana ibanumyeho uyu munsi kugira ngo bashire ubwoba, bashire amanga, bashire ku butebe bakomeze urugendo rwabo. Ndasengera buri muntu wanyuraga ahantu hakomeye hagoye mu buzima bwe, ndasenga ikiganza cyawe kimukoreho, umwuka w'ubwenge abazeho, baha ubwenge bayobore aho bakwiriye kunyura. Abari bananiwe babivuyeho, abumvaga basebye, bumvaga mwami bafite ikimwaro, bumvaga bafite ipfunwe ku maso yabo, ndabasengera ngo bashire ipfunwe, umucyo wawe barasire, bavirwe n'umucyo wawe bakomeze urugendo. Misabye Imana Data mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndasoza ngira ngo nshuti yanjye, subscribing kuri iyi channel, gerageza sharing kandi commenting, kandi wandike n'icyifuzo cyawe niba wifuza gusengerwa mu izina rya Yesu. Ugira amahoro ava ku mwami. Shalom, shalom.